Muraho neza bavandimwe bakunzi ba Beni Music, murakaza neza kuri channel yanyu aho tuganira ku bintu bitandukanye bifite akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri iyi minsi rero muri kubona ko account y'abantu bari kuyafunga, ubwo nimvuga account y'abantu bumve social medias, imbuga nkoranyambaga zabo, ugasanga umuntu ahereye kera akora bafunza account yiwe ya Instagram cyangwa bafunza account yiwe ya Facebook cyangwa bafunza account yiwe ya TikTok cyangwa bafunza account yiwe ya YouTube. Imagine kano kanya niba ukurikiye iyi video ikiganiro ukaba uri mu YouTube ukabyuka ugasanga account bayifunze, ese wakiyumva gute? Ibaze niba ukoresha Instagram, ukore content nziza cyane abantu bakayikunda, ingero nyinshi zirahari z'abantu bari gufungira ama account yabo, ugasanga burakeye account yawe barayijyanye, ese wakiyumva gute? Ese mu by'ukuri barashaka guca abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga cyangwa barashaka guca imbuga nkoranyambaga ku isi hose? Muri kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu imbuga nkoranyambaga ziri gufungwa. Ese imbuga nkoranyambaga zangiza sosiyete nyarwanda cyangwa zangiza sosiyete mu isi hose? Tugiye kurebera hamwe rero impamvu imbuga nkoranyambaga ziri gufungwa, nawe wirinde, urinde account yawe hato utazashuduka nawe account yawe bayifunze. Ngiye rero nitwa Beni Music, nabaye ikaze kuri YouTube channel yanjye kandi yanyu. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel uze kwibuka gukora subscribe, iyi video nigufasha ukabona igufitiye akamaro uze kuyisangiza mugenzi wawe, kandi uze kwibuka gukora kuri like, ubundi uze gusiga igitekerezo cyawe kugira ngo turebere hamwe ese ni gute imbuga nkoranyambaga zacu twazifata neza mu rwego rwo kwirinda kuzifunga bya hato na hato. Wowe ukurikiye video kano kanya rero hari ibibazo ushobora kuba wibaza bimwe na bimwe. Ikibazo cya mbere, ese imbuga nkoranyambaga ni umugisha cyangwa ni ikibazo? Ikibazo cya kabiri, ese imbuga nkoranyambaga zifasha abantu cyangwa zirabasenya? Ikibazo cya gatatu, ese imbuga nkoranyambaga nizo zituma isi iba nk'umudugudu abantu bose bagahurira ahantu hamwe cyangwa ahubwo zitatanya abantu? Ibyo ni ibibazo bitatu tugiye kurebera hamwe kandi tukabisubiza twese dufatanyije. Ibi bibazo ni nabyo biri gutuma imbuga nkoranyambaga bazifunga. Niba ufite account yawe ya TikTok cyangwa se niba ufite account yawe ya Instagram ukaba utibaza ibibazo, umenye ngo ese content yanjye nkora igamije gusenya abantu cyangwa igamije kubaka? Ese content nkora ihuza abantu cyangwa irabatatanya? Ese content nkora ni umugisha kuba yumva cyangwa ahubwo ni ikibazo? Ibi bibazo niba utajya ubyibaza mu gukora content yawe, byanga byakunda nawe mu minsi mike urahura n'ikibazo. Ibi ni ibintu muri rusange aba content creators bagomba kumenya kandi bakabiha agaciro. Nta nubwo ari kuvuga ngo aba content creators gusa, nawe ushobora kuba ufite account yawe, account yo mu kazi runaka, social media runaka ukoresha, uririnde hato account yawe batayifunga ugasanga akazi kawe karahagaze cyangwa ugasanga business yawe irahagaze. Muri iki kiganiro rero turarebera hamwe amateka y'imbuga nkoranyambaga, abazitangije, akamaro kazo, ingaruka zazo ku bana, urubyiruko ndetse n'abakuze, ndetse turanareba uko zikoreshwa mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye. Ntabwo nshaka ko iyi video iza kubarambira cyane cyangwa ngo ibe ndende cyane, kuko ibintu tugiye kureberamo hano ni byinshi cyane, ariko ndashaka ko nibura uyireba ukageza ku musozo kugira ngo urinde imbuga nkoranyambaga zawe. Mureke rero twihute, iyi video ntabwo nshaka ko iza kuba ndende. Imbuga nkoranyambaga ni iki? Imbuga nkoranyambaga ni uburyo bw'ikoranabuhanga bufasha abantu kuvugana, gusangira amakuru, amafoto, amashusho ndetse n'ibitekerezo hakoreshejwe internet. Muri iki gihe umuntu ashobora kuba ari i Kigali akavugana n'undi muntu uri nko muri New York cyangwa se muri London cyangwa se uri no mu Burayi, ahandi hantu hatandukanye. Imbuga nkoranyambaga zikunze gukoreshwa cyane, hari Facebook, dufitemo YouTube, hari Instagram, hari TikTok, hari X cyangwa Twitter, hari Snapchat, hari WhatsApp, hari Telegram, hari na LinkedIn. Niba ukuri iki kiganiro cy'uyu munsi, mpamya nashidikanya ko izi mbuga zose uzizi ndetse n'akamaro kazo ndetse n'icyo zikoreshwa. Ndetse izi mbuga nkoranyambaga zose zatumye isi iba nk'umudugudu muto cyane, aho amakuru agera ku isi hose mu kanya gato cyane. Murika turebere hamwe amateka y'imbuga nkoranyambaga ndetse n'uko zagiye ziza. Mbere ya internet
abantu bavuganaga bakoresheje amabaruwa, radiyo ndetse na televiziyo. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda interineti yatangiye gukwirakwira ku isi hose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi hajemo urubuga rwitwa 6 degrees, rufatwa nka rumwe mu rubuga rwaje bwa mbere. Mu mwaka wa 2004 haje urubuga rwitwa Facebook. Uru ni urubuga rwaje mu 2004, ruritabirwa n'abakuze n'abana ndetse rurakundwa cyane kugeza na n'ubu. Mu mwaka wa 2005 haje urubuga rwitwa YouTube, akaba ari urubuga rwiza cyane abantu benshi bakunda, urubyiruko, abana ndetse n'abakuze. Mu mwaka wa 2006 haje urubuga rwitwa Twitter, ubu ngubu rukaba rwitwa X. Mu mwaka wa 2010 haje urubuga rwitwa Instagram. Mu mwaka wa 2016 nibwo TikTok yaje ndetse iza no kwamamara cyane kugeza ubu ngubu, dore ko abakurikirana TikTok ari abantu benshi cyane kugeza ubu ngubu, haba mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Uyu munsi miliyari z'abantu ku isi hose zikoresha izi mbuga nkoranyambaga. Banza wihereho wowe ahantu uri kano kanya, ahantu utuye, mu gipangu ubamo cyangwa se mu mudugudu ubamo cyangwa se karitsiye ubamo. Urebe neza, uraza gusanga abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ari benshi cyane, kandi ugasanga mugenzi wawe niba ari kuvugana n'undi ari muri telefone, niba uri kuvugana na mugenzi wawe muri muri telefone. Imbuga nkoranyambaga nyine muri iki gihe ziraharawe cyane kandi zirakunzwe cyane. Ese ni ukubera iki imbuga nkoranyambaga zazanywe zikaba zikoreshwa ndetse n'abatari bake ku isi hose? Abantu bagiye bazana imbuga nkoranyambaga bari bafite intego zitandukanye ariko nziza. Zimwe mu ngero zitandukanye nziza bari bafite: guhuza abantu bo hirya no hino ku isi. Indi mpamvu ya kabiri, korohereza abantu gusakaza amakuru. Indi mpamvu ya gatatu, gutanga urubuga rwo kwigira hamwe. Impamvu ya kane, guteza imbere ubucuruzi. Impamvu ya gatanu, gutanga amahirwe y'akazi. Ziriya mbuga nkoranyambaga zose abazikoze bari bafite intego nziza, ndetse kugeza na n'ubu baracyavuga ko bafite intego nziza, nubwo hari bamwe bazikoresha bakazikoresha ibitari byo, ariko ubundi abagiye bazizana bafite intego nziza. Muri make zari zigamije koroshya ubuzima bw'abantu. Uyu munsi ushobora kuvugana n'umuntu uri kure cyane nta kibazo rwose, ukoresheje WhatsApp yawe, ukoresheje Messenger, ukoresheje Telegram, byoroheje abantu kuvugana. Izi ni imbuga nkoranyambaga nziza cyane ushobora gukoresha ukavugana na mugenzi wawe ari ahantu kure. Ese imbuga nkoranyambaga ni gute zaje kwigisha cyangwa se gufasha abantu mu myigire yabo? Abantu benshi bigira kuri YouTube muri iki gihe. Ugasanga abantu bafashe YouTube bashyizemo video, bari kwiga guteka, bari kwiga icyongereza, bari kwiga ibintu byinshi, bari kubyiga banyuze kuri YouTube. Abantu benshi bari kwiga bakoresheje YouTube. Kano kanya rero YouTube yaje nk'igisubizo mu koroshya imyigire. Harimo abiga indimi, harimo abiga ubumenyi bwa mudasobwa, harimo abiga ubucuruzi, harimo abiga umuziki, harimo abiga amasayansi bakoresheje YouTube. Ese ni gute wakoresha imbuga nkoranyambaga ushaka akazi? Abantu benshi babona akazi binyuze kuri LinkedIn. Abacuruzi benshi bamamaza ibicuruzwa byabo binyuze kuri social media zitandukanye. Ndetse ibi byaje gutuma ubucuruzi bwaguka cyane. Ugasanga niba umuntu acuruza inkweto, afashe ibyo acuruza bishyize kuri TikTok, nk'aka video ka trendinze ejo bundi ngo munapingira abashu. Ako video ka trendinze kubera iki? Imbuga nkoranyambaga zaje kwagura iki? Ubucuruzi. Rero niba nawe ukora ubucuruzi kano kanya, tangira wamaze ibikorwa byawe ukoresheje imbuga nkoranyambaga. Tugiye kureba akamaro ka gatanu. Imbuga nkoranyambaga zaje gutanga amakuru ndetse koroshya gutanga amakuru. Amakuru agezweho aka kanya, ushobora kuba wicaye iwawe ukabona amakuru yabereye muri Amerika, wicaye hano aka kanya wicaye mu Rwanda. Ushobora kuba wicaye i Kigali, mu munota utarenze umwe ukabamenya amakuru yabereye Musanze. Ako ni akamaro k'imbuga nkoranyambaga. Akamaro ka gatandatu, guhuza imiryango. Hari abantu baba batuye mu bihugu bitandukanye, ugasanga wenda bitewe n'amateka y'ahantu hamwe na hamwe, umuryango wawe waragiye wibera nko muri Amerika, nawe mu Rwanda, cyangwa se wibera no mu kindi gihugu, ugasanga mwaratatanye.
mushobora kuvugana video call cyangwa se mukavugana mukoresha ubundi buryo buhari bugaragara, ariko byose binyuze mu mbuga nkoranyambaga. Murumva ko imbuga nkoranyambaga zazigiye zaje kudufasha, zaje gufasha abanyarwanda ndetse n'abatuye mu isi hose kugira ngo duhane amakuru, dukore ubucuruzi, imiryango ihure, tubone akazi, twige ndetse dutumaneho byoroshye cyane. Murumva ko niba uri umu content creator ukaba utita kuri ibi bintu bitandatu by'ingenzi, content yawe byanga bikunda mu minsi iri imbere ushobora kuzahura n'ikibazo. Niba ukora content ukaba ukora content bitandukanye n'icyo abazikoreye bari bagamije, byanga bikunda account yawe iri mu bibazo. Niba uri gukora content, gerageza ukore content yigisha abantu, sibyo, ihuza abantu. Niba ukora content ukazana ibintu by'amatiku cyane, byanga bikunda account yawe ishobora kuzahura n'ibibazo mu minsi iri imbere. Muri iki gihe urubyiruko rwinshi ruri kuri social media cyane. Urajya kuri social media ugasanga ni urubyiruko cyane cyane. Burya abana, igice cy'abana kuri social media bahabwa amatelefoni cyangwa se internet n'ababyeyi babo. Mu gihe urubyiruko rwo rufite internet ndetse rufite n'amafaranga, rufite n'ama smartphone yo kujyaho. Ese ni gute imbuga nkoranyambaga zifasha urubyiruko muri iki gihe? Urubyiruko rwunguka ibintu byinshi, urubyiruko rwunguka abantu bashya. Rero niba uri urubyiruko ukaba udakoresha internet, byanga byakunda ntabwo ukora networking neza, kubona amahirwe y'akazi, guteza imbere impano, kwamamaza ibikorwa byawe, kubaka ubushuti. Hano internet yoroshya cyane mu guteza imbere impano. Niba ufite impano yawe ukaba uri urubyiruko, ukora ka video gato cyane ukagashyira kuri social media, abantu bakagakunda. Ibyo ngibyo ni ibintu imbuga nkoranyambaga zaje gukora, zaje koroshya akazi, zaje gutanga akazi, zaje kuba igisubizo muri ba bantu babifitemo impano. Ugasanga nk'umuntu yituriye iyo ngiyo mu cyaro, ariko impano yiwe ntabwo afite ahantu yayimurika ngo bayibone. Uru rubyiruko ushobora guhita ufata smartphone yawe cyangwa tera mugenzo ugafotora abantu bakagira ute, bakayibona bakabikunda. Abahanzi benshi muri iki gihe bari kumenyekana binyuze mu video bakora. Ugasanga umuntu ari ahantu yakoze aka video aragapostinze, byanga bikunda wa muntu uri hejuru araza kumubona ahite agakunda. Rero niba ukora content yawe ikaba itagamije kwigisha bagenzi bawe, menya ko byanga byakunda isaha n'isaha account yawe baraza kugira ute, baraza kuyifunga. Ingaruka ku bana. Babyeyi muri kumva ikiganiro cy'uyu munsi, mwirinde guha abana amatelefoni yanyu ngo bajye ku mbuga nkoranyambaga, kuko abo bana bari kujya ku mbuga nkoranyambaga 70% nibo bari gutuma imbuga nkoranyambaga bazifunga. Ugasanga umwana w'imyaka 12, umwana w'imyaka 8, umwana w'imyaka 5 afashe telefone agiye kuri social media, aragenda abona ikiganiro kigenewe umuntu mukuru, agiteho amaso. Niba agiye kureba muri analytics yo mu content creator runaka, baza gusanga arebwa cyane cyane n'abana bari munsi 16. Yego, baza gusanga arebwa n'abana bari munsi y'imyaka 16, 15. Rero mwirinde hano babyeyi, mwebwe muri guhereza abana banyu ama smartphone, hano haraza kuba ikibazo gikomeye cyane mu gufunga amakonti y'abanyarwanda benshi cyane. Ese ni izihe ngaruka ku bana mu gukoresha imbuga nkoranyambaga bakiri bato? Nubwo imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini, zifite ingaruka nziza ndetse zifite n'izindi ngaruka mbi. Abana bata igihe. Umwana avuye ku ishuri, aho kugira ngo ajye gukora homework, ahise yirukanka agiye kuri YouTube, ahise yirukanka agiye kuri TikTok. Icyo ni ikibazo gikomeye mubyeyi. Ugasanga umwana avuye ku ishuri, aho kugira ngo akore homework we na mugenzi we akora iki, agira iki, asijya kuri YouTube agiye kureba seri ya filime yasohotse runaka. Indi ngaruka ya kabiri, gusinzira nabi. Buryo uzarebe nawe niyo uri umuntu mukuru ugafata telefone yawe ukayitindamo cyane, byanga byakunda usinzira nabi, ntabwo usinzira neza. Indi ngaruka ya gatatu, kwiga ibibi. Hari ibiganiro byinshi biba bigenewe abantu bakuru, ugasanga aya matiku yo kuri social medias. Umwana we niba afashe internet agatijya kubireba, byanga byakunda agiye gufata amakuru mabi atamugenewe. Ahangaha hariho hahita havuga cya kibazo, niba umu content creator akora content, platform runaka yareba muri analytics ye agasanga arebwa n'abo bana bari kwangira kujya kuri social medias, byanga byakunda bazahita babona ko akora content itagenewe abo bana, bahita mu banning ako kanya. Indi mpamvu ya kane,
kureba ibikwiye abakuze. Iyi mpamvu ijya gusa n'impamvu ya gatatu. Rwose babyeyi, twirinde guhereza abana amatelefone yacu ngo bajye kuri internet barebe ibitabagenewe. Niba umwana wawe ari mu rugo, umucanire televiziyo arebe nyiri umugenewe, kugira ngo turinde aba content creators babikora nk'akazi, nawe urinde umwana wawe ejo n'ejo bundi azabeho yishimye. Ingaruka ya mbere, kwiheba. Bamwe mu rubyiruko hari ukuntu bareba kuri internet, wareba mugenzi wenda mwakoranye ugasanga yapostinze nk'ikintu runaka, ugasanga urihebye, kumva uravuze ati se uriya yageze ku kintu runaka, njyewe ntacyo ndageraho, ugasanga urihebye. Kandi ubikuye kuri social media, kandi utari wafungura telefone yawe ngo ujye kuri social media wari wimereye neza. Ingaruka ya kabiri, guhangayika. Ugasanga niba upostinze ifoto runaka, urahangayitse ngo iyo foto ntabwo yagize like nyinshi, ugasanga abantu ngo ntabwo bampaye comment, ugasanga hajemo kwiheba, guhangayika ngo ntabwo baguhaye like. Ingaruka ya gatatu, ubusinzi bwa social medias. Hari abantu badashobora kumara isaha bataribye muri telefone. Nimvuga ubusinzi ntiwumve ko nyine ari ugusinda ngo by'inzoga, oya, gutwarwa, kuyoboka. Ugasanga umuntu yagiye burundu ayoboka telefone ye, ugasanga atari kumwe na telefone ye ntabwo yahumeka. Izi rero nazo ni ingaruka ziterwa na social medias ku rubyiruko, gukoresha social medias nabi ku rubyiruko. Ingaruka ya kane ni ukwangirika kw'imibanire yawe na mugenzi wawe. Mu by'ukuri hari igihe umuntu afata telefone yareba nka mugenzi we yapostinze ikintu runaka cyangwa se yamuvuzeho ikintu runaka, ugasanga bimuzaniye iki, amakimbirane hagati yiwe na mugenzi we. Ugasanga niba wapostinze ifoto runaka, mugenzi wawe agatera comment, wenda wapostinze ifoto aravuga ati wenda wambaye nabi, wowe uri umuntu mukuru uzayibona uvuga ati uyu muntu se kabwiye gutya bigenze gutya na gute. Izo ni ingaruka zakubayeho nk'urubyiruko kandi mbi. Ibyo bintu rero nibyo bituma imbuga nkoranyambaga bazifunga. Comment mbi, comment zisebanya, ibyo bintu byangiza wa mu content creator, wa wundi wakoze iyo content, bikaza gutuma account ye bagira ute, bayifunga. Ese imbuga nkoranyambaga ku bakuze ni gute zibangiza? Abantu bakuze rero imbuga nkoranyambaga buriya zibangiza mu buryo bw'umwihariko kuri bo. Buryo umuntu akuze aba yumva nyine ari mukuru cyane, aho atangira gutanga amakuru ugasanga yatanze n'amakuru atari yo kugira ngo wenda abone imibereho. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, guta igihe. Impamvu ya gatatu, uburiganya bwo kuri internet. Impamvu ya kane, kwiba amafaranga y'abantu. Hari abantu benshi mwumva ngo bibye amafaranga cyangwa se bibwe kuri internet. Ibyo ngibyo bikorwa n'abantu bakuru. Buriya nta mwana apfa kubona ngo yafashe smartphone cyangwa se yafashe PC machine ngo yagiye kwiba kuri internet. Bikorwa n'abantu bakuru. Izo ni ingaruka rero ku bantu bakuze. Ese ni gute imbuga nkoranyambaga zakoreshwa neza mu Rwanda, twirinda ko aba content creators bafungira imbuga zabo, ndetse natwe abaturarwanda tukazikoresha neza mu buryo buboneye? Mureke tubanze turebere hamwe, ese ni imbuga nkoranyambaga zikoreshwa mu Rwanda. Imbuga nkoranyambaga zikoreshwa mu bucuruzi, mu myidagaduro, mu mashuri, ndetse no kwamamaza ibikorwa runaka. Abahanzi nyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga mu kwamamaza indirimbo zabo runaka. Abacuruzi bakazikoresha bashaka abakiriya. Abanyeshuri bagakoresha imbuga nkoranyambaga zabo mu myigire yabo kugira ngo bakore ubushakashatsi. Ese ni izihe ngorane ziboneka mu Rwanda mu gukoresha imbuga nkoranyambaga? Ndetse izo ngorane akaba ari nazo zituma imbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe bagenda bazifunga. Amakuru y'ibihuha. Ugasanga umuntu mu content creator aragiye atangaza amakuru y'ibihuha atariyo. Byanga bikunda, menya ko iyo content yawe, iyi account yawe iri mu bibazo. Gutukana kuri online, gutesha abandi agaciro, uburiganya, gukoresha nabi igihe. Ibi bisaba ko buri muntu akoresha social media ziwe neza kugira ngo yirinde ibihano ndetse anubake societe rusange mu Rwanda. Tugiye kurebera hamwe uko bimeze mu mahanga. Ese ko tumaze kubona mu Rwanda, noneho mu mahanga ho bimeze gute? Mu bihugu bimwe na bimwe bitandukanye nka United Kingdom, mu Bufaransa, United States, ndetse no muri Australia, tugiye kurebera hamwe ese ho imbuga nkoranyambaga zabo zikoreshwa gute. Hari aho batekereza gushyira imyaka ntarengwa ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa muri ibi bihugu byavuzwe hejuru.
nka United States, United Kingdom no mu Bufaransa ndetse no mu bihugu bitandukanye. Hari aho bavuga ati imyaka runaka niyo yemerewe gukoresha internet. Intego ari ukurinda abana ibibazo byo mu mutwe no mu mitekerereze yabo, nk'uko twabonye hejuru ko abana bahura n'ingaruka nyinshi cyane mu gukoresha social medias. Ese mu by'ukuri social medias zikwiye gufungwa? Ndagira ngo ukurikiye iyi video muri aka kanya umfashe gusubiza iki kibazo. Ese koko social medias zikwiye gufungwa? Hari ababikora nk'akazi, hari ababikora nko kwishimisha, hari ababikora mu gushaka akazi. Ingero nyinshi twazibonye. Ese koko social medias zikwiye gufungwa? Hano abantu ntabwo babyumvaho kimwe, nta nubwo babivuga kimwe. Hari abantu bamwe na bamwe bavuga ko imbuga nkoranyambaga zigomba gufungwa ngo zirangaza abantu, ariko hari n'abandi bavuga ko imbuga nkoranyambaga ahubwo zigomba kubungabungwa kuko zifasha abantu mu guhana amakuru ndetse no kubona akazi. Hari n'abavuga ko imbuga nkoranyambaga zikwiye kugenzurwa hakarebwamo izikenewe n'izidakenewe, ariko icy'ingenzi ntabwo ari uko imbuga nkoranyambaga zifungwa, ahubwo zikoreshwa gute. Hano ibihugu bimwe na bimwe byakoze inama bireba ese imbuga nkoranyambaga zifasha urubyiruko, zifasha abana, zifasha abakuze. Bakarebera hamwe bakavuga ati imbuga nkoranyambaga mu gihugu cyacu runaka dufite kuzibungabunga aho kuzifunga. Ikibazo ntabwo ari internet, ikibazo ni uburyo abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Tugiye kurebera hamwe inama nziza zagufasha mu gukoresha internet, social medias mu buryo bwiza kandi burambye. Gerageza ugire igihe cya nyacyo cyo gukoresha telefone yawe. Hano ugomba kugerageza kwirinda amakuru atizewe, ndetse aho kugira ngo ufate telefone yawe uyihugiremo, ahubwo uganire n'abantu muri kumwe. Ibyo bizagufasha wowe nk'umwana cyangwa se nk'urubyiruko mu kwirinda kwangizwa n'imbuga nkoranyambaga. Ese nk'umubyeyi ni gute wakwirinda ko imbuga nkoranyambaga zikoreshwa nabi cyangwa se uyikoresha nabi? Hano ubu ufite kuganira n'abana bawe ukamenya ko imbuga nkoranyambaga ugomba kuzireka, ahubwo umwanya wazihaga mwinshi ukaganira n'umuryango wawe, ukamenya abana bawe se bameze gute, ukigisha gukoresha abana internet neza, ukaganira nabo ukabereka ati bimeze gutya na gutya. Ibyo ngibyo bizarinda umwana wawe ndetse birinze no mu content creator ubikora nk'akazi mu kwirinda ko imbuga nkoranyambaga ziwe bazifunga ugasanga akazi kiwe karahagaze. Imbuga nkoranyambaga ni kimwe mu bintu abantu benshi bakunda ku isi, ndetse ni kimwe mu bintu bifasha abantu benshi ku isi mu kubona akazi, mu gutanga amakuru ndetse no kwamamaza. Zifite akamaro gakomeye, ariko kandi zishobora guteza ibibazo bikomeye mu gihe zakoreshejwe nabi. Niyo mpamvu buri wese akwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwubaka, bwungura abantu n'umuryango nyarwanda muri rusange ndetse no ku isi hose. Tugomba kwibuka ko imbuga nkoranyambaga ari igikoresho, ntabwo ari bibi, ariko nanone si byiza cyane kuzikoresha buri munsi cyangwa se buri mwanya ubonye. Gerageza uzihe umwanya ariko unaruhuke. Ese wowe ubona imbuga nkoranyambaga zifasha abantu kurusha uko zibangiza? Ndashaka ko umpa igitekerezo cyawe. Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba wakunze iki kiganiro ubike ukanda kuri like, usangiza abandi iyi video, kandi ntiyibagirwe gukora subscribe kuri Beni Music kugira ngo ujye uhora ubona ibihangano byacu, ibiganiro byacu nk'ibi byiza